Nubwo ibyiciro bitandukanye ndetse n'intego z'amakipe yombi zikaba zitandukanye, ntibyabujije amakipe yombi Sunrise FC na Etoile de l'Est amakipe anasangiye intara guhurira kuri ya stade abahungu bise Gorogota mu mukino wa gishuti kuri uyu wa kane. Ku mutoza Bizimana Abdou bakunda kwita Bekene n'umukino agombaga kwifashisha yitegura imikino ya Kamarampaka afite mu cyiciro cya kabiri, dore ko afite inshingano zo kuzamura ikipe mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka w'imikino wa 2020-2021. Mu kibuga amakipe yombi yagerageje gusatirana, icyakora ukabona ko Etoile de l'Est imaze igihe ikora imyitozo, ndetse aba bahungu ba Bekene bihagazeho kugeza ku minota 44 w'igice cya mbere, ubwo byinshi Daniel yibaga umugono ubwugarizi bwa Bugingo Jean Pierre ndetse na Iradukunda Pasi akabatsinda igitego cya mbere cyanashoje igice cya mbere. Mu gice cya kabiri umutoza Bekene yagerageje gukora impinduka maze yifashisha ubunararibonye bwa Muzerwa Amin waje kongerera imbaraga abandi bakinnyi nkawe barimo Fabrice bakunda kwitandika ku kazi. Aba bahangana n'ikipe ya Sunrise biza no kurangira igitutu cyabo gitumye ku munota 90 ku bwumvikane buke bwa myugariro Ndayishimiye Celestin ndetse n'umuzamu Elikiri bitsinze igitego. Umukino unarangira amakipe yombi aguye imiswi, nubwo kuva ku muturage utuye Gishanda kugeza ku muturage utuye Mutenderi bose bahanze amaso umutoza Bekene ngo abazamurira ikipe mu cyiciro cya mbere. Uyu mutoza wasanga ikipe ikeneye kwegerwa n'ubuyobozi cyane maze bagatsinda urwo rugamba bombi. Urumva buriya arikira abantu bibesha bagatekeza ko nkanjye nka Bekene ubundi ngiye ntabwo ndi umukinnyi, ariko kwezi ubu ngubu ntabwo navuga byinshi, ariko icyo tuzi ko abayobozi banyemereye ko bazamfasha cyangwa se bazakora ibyifuzo byanjye. Ariko ngiye icyo nashaka ngo nongere mbibutse waho bigeze ni handi umuhinzi arya n'imbuto, bagomba kurya imbuto kuko ni match ebyiri uko adversaire bameze kose. Burya iyo mugiye mu kibuga munsi bamunganira bene ikipe ubwabo babo bagomba kuba bambere bagahagaruka bakaza bakareba, kuko n'abakinnyi barabakeneye kubabonaho ni motivation iri mentale cyane, nicyo bikeneye ku mupira turawukina turawuzi, ariko bakeneye ibyo bita mentale. Rero ni nk'uwo umuntu ajya gushaka umugeni akamubesha akamutreta kabiri byose kajya no gutiza na televiziyo n'intebe, yamara kumugeza mu rugo akafati wahageze reka dutire iby'abandi. Natwe wigeze hangaha ndumva nabira abayobozi ko niba no kurya n'imbuto nibahirye, ariko match ebyiri ndizi tunanyereka gusa. Icyakora ku rundi ruhande twagize Imana Fabrice bakunda kwitandika ku kazi warekeje mu ikipe ya Etoile de l'Est nyuma y'igihe asa nk'uhagaritse ibyo gukina umupira, avuga ko biteguye kuzamura iyi kipe mu cyiciro cya mbere ndetse we nta na gahunda afite yo gusoza umupira vuba. Nkuko bimeze turimo kurisha ingufu kugira ngo twe twayizamura, hako ubonye ko natari bibi cyangwa bikunze tugomba kwizamura kuko abari hamwe nakibananira. Usugumva nasezera gute? Harabona sanzemo bagikina umupira kuki se batari basezera, harabona sanzemo ubwo mu kujya mubabaza impamvu batari basezera kuki muke mushaka ngenzi sezerase nabo mugabonze kuzabanza mukareba impamvu badasezera. Ngiye ndi muto kandi ngomba gukomeza impano yanjye. Ku rundi ruhande Niyibizi Vedaste bakunda kwita Veda, umwe mu bakinnyi ngenderwaho mu ikipe ya Sunrise, asanga igihe kigeze ngo ikipe ya Sunrise nayo izajya itanga abakinnyi mu ikipe y'igihugu Amavubi. No mwaka niwo wa nyuma wanjye, ariko ndi gusaba Imana ngo ifashe nye nimure n'imvune kandi nkore neza ndebe ko nazagerayo. Abamagarwa ntabwo napfa kwemenya, ariko ndabikumbuye. Icyo nakora ni ugufatanya na bagenzi banjye no mwaka nkareba ko ikipe nayigeza mu makipe badusabye ane ya mbere. Ndabona nitugere dufatanyije ndakeka ko zabasha kongera guhamagara. Kugeza ubu ikipe ya Etoile de l'Est ikomeje kwitegura imikino ya Kamarampaka ya kimwe cya kane, aho kwikubitira izahura n'ikipe ya Interforce tariki ya 13 muri uku kwezi kwa 11. Izarokoka hagati y'aya makipe yombi ikazahura n'izarokoka hagati ya Gorilla na Rwamagana City, nazo zizahurira mu mikino kimwe cya kane. Iyi kipe ya Etoile de l'Est irasabwa kudakora amakosa nk'aho yakoze umwaka ushize ubwo yaviragamo muri kimwe cya kabiri igakurwamo n'ikipe ya Heroes. Benshi mu bakunzi ba Ruhago kandi basanga ikipe iramutse izamutse yakongera kubyutsa derby y'amakipe yo mu ntara y'Iburasirazuba nyuma aho ikipe ya Kirehe yagaragaza guhanga n'ikipe ya Sunrise imanukiye mu cyiciro cya kabiri.